Ndabasuhuje mugira amahoro y'Imana. Twagarutse mu busobanuro bwacu bwo gusobanura inzozi. Kuri inshuro tuje mu busobanuro 20 bwo kurota amasaka. Iki ni igice cya mbere cy'ubusobanuro bugera kuri 20 bwo kurota amasaka. Wigeze urota amasaka wayarose ute? Mu buhe buryo? Mu ihe mimerere? Uyu munsi ndagira ngo twinjire mu busobanuro bwacu bwo kurota amasaka. Amasaka se wayarose ute? Kurota se ugura amasaka, kurota amasaka menshi, kurota amasaka make, kurota amasaka mu bubiko, kurota amasaka amenetse hasi, kurota amasaka aterwa n'imvura, kurota amasaka yatewe n'izuba rikabije, kurota umuntu aguha amasaka, kurota uha umuntu amasaka uyasarura se ukora iki? So rero uburyo bwose warosemo amasaka turagarutse ni mu gice cya kabiri munyihanganire cyo kurota amasaka. Niba warigeze urota amasaka ni umwanya wo kugira ngo dusobanukirwe n'inzozi zacu twarose. Ndashimira abantu bose bakoze subscribe, abatarayikora ndabinginze kugira ngo namwe muyikore kugira ngo mujye mukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bikurikira, haba ibya deliverance, haba ibyo kurota amasaka n'ibindi bitandukanye, haba ibyo deliverance, haba ibiganiro byo kurota. Ibyo byose kugira ngo mujye mukomeza kubana natwe, Imana ibagirire neza. Hanyuma niba warigeze kurota amasaka, uyu niwo mwanya wawe. Wibutsa ko niba hari warigeze urota amasaka, byandike muri commentaire tutabivuzeho, uko tuzajya duhita dusubiza inzozi zawe warose. Imana iguha umugisha, ineza y'Imana ikubeho mu izina rya Yesu. Wigeze kurota amasaka? Wigeze kurota amasaka? Ubwo ni ubusobanuro bwa mbere. We yarose amasaka bisobanura umugisha, umusaruro cyangwa se imbuto z'umurimo wakoze. Kabiri, kurota umurima w'amasaka bisobanura iki? Bisobanura iterambere n'amahirwe ari imbere. Gatatu, kurota amasaka yeze bisobanura igihe cyo gusarura ibyo wakoze. Niba warigeze kurota amasaka yeze biba bisobanura ko ari igihe cyo gusarura ibyo wakoze. Reka turebe ubusobanuro bwa kane. Kurota amasaka atari yera biyerekana ibintu bigikeneye igihe ndetse no kwihangana. Niba urose amasaka ugarota amasaka atari yera biba bishobora no gusobanura ko ari amasezerano ukwiye gusengera, ukwiye kuhira, ukwiye kuba imbere y'Imana kugira ngo ayo masaka cyangwa se ayo masezerano yawe agere igihe cyo kuyakira. Mbibutsa ko amasezerano, hari amasezerano asohozwa n'igihe. Uvuga ngo igihe cy'Imana iyo kigeze amasezerano arasohora, ariko mbibutsa ko hari n'andi adashobora gusohora kabone n'ubwo igihe cyaba kigeze cy'Imana, kubera ko iyo utabaye maso Satani yazanywe n'ibintu bitatu: kwiba, kwica no kurimbura. Rero iyo utabaye maso Satani ashobora kukunyaga amasezerano yawe, kubera ko Abisiraheli bagombaga kumara imyaka 400 mu butayu muri Egiputa, ariko bamaze imyaka 430. Iyo 30 yari iki? Ko Imana yavuze imyaka 400. Bisobanura ngo rero iyo urangaye gato amasezerano yawe ashobora no kurenza igihe, kuko Abisiraheli bagomba kumara imyaka mu bunyage, imyaka 70, ariko Bibiliya igaragaza ko iyo myaka yararenze, bitewe nuko iyo Daniyeli ataza gusenga Imana ngo imugirire imbabazi baze kugaruka mu gihugu cy'amasezerano, imyaka Imana yavuze yari yararenze ndetse inaringa cyane. Niyo mpamvu rero uba ukwiye gusenga kugira ngo amasezerano yawe asohore. Nyemerere twari turi ku busobanuro bwa gatanu. Kurota usarura amasaka bisobanura kwakira ibihembo by'umurimo wawe wakoze. Ubusobanuro bwa gatandatu, kurota ubiba amasaka byerekana gutangira umushinga cyangwa se byerekana ko ugiye gutangira umushinga cyangwa se kugiye gutangira urugendo rushya. Kurota amasaka yumye bishobora gusobanura gutakaza amahirwe cyangwa se bigasobanura intege nke. Iyo tuvuze hano amasaka yumye ntabwo tuba tuvuze impeke z'amasaka, tuba tuvuze kwa kundi amasaka nyine aritangiye gukura, hanyuma wajya kubona ukabona yararabye cyangwa se yarumye. Rero iyo urose amasaka yumye muri ubwo buryo biba bisobanura gutakaza amahirwe cyangwa se ko uri mu gihe cy'intege nke. Muvandimwe mwene data, niyo mpamvu tugira amasengesho ya deliverance, amasengesho yo kubohoka, amasengesho arimo imbaraga zidasanzwe. Tuyagira kuri Zoom no kuri YouTube live. Tuyagira kuwa mbere, tukayagira kuwa gatatu, tukayagira kuwa gatanu, ndetse tukayagira no kuwa gatandatu. Kuwa mbere turasenga umuriro uba watse, kuwa gatatu ho biba ari ibindi aba ari amasengesho ya deliverance, kuwa gatanu ari amasengesho y'ubuhanuzi, aba ari amasengesho y'ubuhanuzi. Hanyuma kuwa gatandatu aba ari samedi miracle, aba ari umunsi w'ibitangaza, aba ari umunsi udasanzwe, aba ari umunsi umuntu wese waje guterana aba akwiye kwitwaza amazi, yayitwaza mu icupa, yayitwaza mu gikombe, mu kirahuri,
aho yayitwaza hose, kuko aba ari umunsi Imana ikuraho abantu imivumo, aba ari n'umunsi wo gukira indwara, aba ari umunsi udasanzwe Imana irimo gukora ibintu bikomeye. Niba rero warigeze kurota amasaka yumye, ni byiza ko uboneka niba hari n'izindi nzozi n'ubu utaranazirose, ukaba wumva ko hari izindi mbaraga, hari imigozi ikwiye kubohoka ku buzima bwawe, cyangwa se ko ukeneye gusenga, waza ukabana natwe mu materaniro. Igihugu cyose waba uherereyemo, tubana n'abantu baba mu bihugu bitandukanye, cyane cyane bari mu bihugu by'i Burayi. Akenshi dukunda kubana nabo n'abandi batandukanye. Uko umwuka w'Imana yagushoboza, uzajya uza ubane natwe muri aya materaniro. Wigeze kurota rero amasaka meza cyane? Biyerekana abondance, cyangwa se bikerekana imigisha, n'ubwinshi bw'imiza. Kurota amasaka meza cyane, ubwo turi ku busobanuro bwa 8. Kurota amasaka meza cyane biba bivuze abondance, cyangwa se bigasobanura na abondance, n'ubwinshi, cyangwa se abondance bambuze ukuntu bivuga, ariko bisobanura imigisha, biba ari imigisha runaka. Kurota amasaka yangiritse bisobanura gutenguhwa, cyangwa se bigasobanura igihombo. Biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cyo gutenguhwa, cyangwa se ugiye kwinjira mu gihe cyo guhomba, cyangwa se cy'igihombo. Ubusobanuro bwa 10, kurota urya amasaka bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cyo kunyurwa n'ibyo ufite. Kurota ugurisha amasaka bisobanura kunguka, cyangwa se bisobanura ko ugiye kunguka, cyangwa se kugiye kunezezwa n'ibyo wagezeho, cyangwa se kugiye kugira umusaruro uturutse ku byo wagezeho. Kurota ugura amasaka biba bivuze yuko ugiye kwinjira mu gihe cyo gushaka amahirwe mashya. Ayo wari ufite wenda wabonye atameze neza, kurota rero urimo kugura amasaka biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cyo gushaka amahirwe mashya. Ushobora kuba wenda par exemple wari mu bihe by'urukundo, ubwo rukundo rukakutenguha. Rero ushobora kurota urimo kugura amasaka, biba bisobanura yuko ugiye kwinjira mu kindi gihe cyo gushaka urundi rukundo, cyo gushaka undi muntu mwakundana. Kurota, ubwo twari turi ku busobanuro bwa 12. Ubusobanuro bwa 13, kurota amasaka menshi bisobanura iterambere, abondance n'iterambere. Ubusobanuro bwa 14, kurota amasaka make byerekana umutungo muto ariko ufite agaciro. Biba bisobanura ko hari umutungo muto uri kuri wowe, cyangwa se ariko ufite agaciro. Hanyuma ubusobanuro bwa 15 ni ukurota amasaka ari mu bubiko, bisobanura umutekano wawe w'ejo hazaza, ko ugiye kugira umutekano w'ejo hazaza. Ubusobanuro bwa 16, kurota amasaka amenetse hasi biba bisobanura yuko uri mu gihe cyo gutakaza amahirwe. Ukwiye gusenga, kuko biba bivuze ko abadayimoni bagusabye uri mu gihe cyo gutakaza amahirwe. Ubusobanuro bwa 17, kurota amasaka aterwa n'imvura. Ukarota amasaka kabisa yarahinze, cyangwa se yarari ahantu ariko ukabona atewe n'imvura nyinshi, bisobanura umugisha n'iterambere. Kurota amasaka aterwa n'imvura biba bisobanura umugisha n'iterambere. Noneho bigatandukana sasa no kurota amasaka yatewe n'izuba rikabije. Biba bisobanura ko ugiye kwinjira mu bihe by'ibigeragezo mu migambi yawe. Uvanga imigambi yawe wari ufite igiye kugeragezwa, igura n'ibihe by'ibigeragezo. Hanyuma ubusobanuro bwa 19 ni ukurota umuntu aguha amasaka, bisobanura ubufasha, cyangwa se umugisha uturutse ku bandi. Hanyuma ubusobanuro bwa 20 ni ukurota uha umuntu amasaka, biba bisobanura ko ugira ubuntu, cyangwa se ugiye kwinjira mu gihe cyo gusangira umugisha wawe n'abandi, cyangwa se kukwiye kwinjira mu gihe cyo gusangira umugisha Imana yaguhaye n'abandi. Niba warigeze kurota amasaka, menya ko ibyo bintu ari cyo bisobanura. Uyu munsi rero iki ni igice, ndaza kubabwira igice cya 3, niba ngombwa nzababwira n'igice cya 4. Muri icyo gice cya 3 nzababwira wenda kurota urimo guhunika amasaka, kurota urimo kuyasya, kurota urimo kuyagaburira amatungo, kurota amasaka bayiba, kurota amasaka yahiye, amasaka y'umuhondo, amasaka y'icyatsi, n'ibindi byinshi bitandukanye. Tuzabivugaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha cyo gusobanura amasaka. Mwari kumwe na Pastor Musafiri. Ministeri yacu yitwa Gerizimu Ministry. Ndabakunda, Imana ikabakunda cyane kurushaho. Niba warigeze urota amasaka,
byandike muri commentaire, hanyuma tugufashe gusobanukirwa inzozi zawe. Imana iguhe umugisha. Shalom.